murakoze. Hano twaje kuganira ku kibazo cy'imiryango yabuze abana babo. Mwongerere. Gusa hari ikintu ngiye kubanza mbaririmbira akaririmbo mubashe kumva kino kiganiro cyacu, kuko nicyo tubereyeho, kugira ngo duhumurize abana babuze imiryango yabo, cyangwa se n'ababyeyi babuze abagore babo cyangwa se abagabo babo. Muri ubwo buryo ngiye kubasangiza kuri iyi ndirimbo duhite dukomeza ikiganiro. Haracyari ibyiringiro, niyo ni igiti cyatemwa kikongera kigashibuka kikera bundi bushya. Niko twagiye. Umeze neza? Meze neza. Ushobora kumfasha? Ndagufasha. Haracyari ibyiringiro, niyo ni igiti cyatemwa kikongera kigashibuka kikera bundi bushya. Gusa turabakomeje ko imyaka ndakeka turacyari mu gihe cyo kwibuka. Murabizi turacyari muri ya minsi 100 yahariwe kwibuka abacu twabuze mu miryango yacu, aho inka ikagera hirya no hino. Rero gusa twabashyiriyeho iki kiganiro kugira ngo tubasane imitima, kuko hari abantu benshi bafite ibikomere na n'iyi saha bakirwana nabyo, ariko kubera Imana buhoro buhoro tugomba kugenda tubahumuriza, imitima yanyu ikongera igasanwa, kuko mwarakomeretse twarakomeretse. Ubwo rero hagati aho niyo mpamvu tuba twaje kugira ngo tubashe kubasangiza inyigisho n'uburyo tugomba kubaho muri ubu buzima bwacu. Alice, urabizi nawe wagira ikintu utubwiraho kabisa? Yego, murakoze. Ikintu nababwira abantu babuze ababo ni ukwihangana. N'abana bakomotse ku bantu babuze ababyeyi, bihangane. N'ababyeyi baba baragize uruhare muri ibyo bintu byaba byarabaye, ndakeka ko bahawe, bamwe bagasaba n'imbabazi bakazihabwa. Rero icyo nakwifuriza n'abandi ni uko n'ahantu hagaragaye ibyo bimenyetso n'ubu abantu bikirimo wabatanga, bikaba ngombwa ko nabo bahanwa. Ese bimeze bite? Ufite icyo kibazo? Niba wari ukomeretse hangana basi, sibyo? Ihangane, bibaho mu buzima. Abana babuze ababyeyi birababaje cyane, n'ubu abana kwihangana hari igihe bibananira. N'abo babyeyi ariko bagifite uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Abantu nimba bakigaragara mu Rwanda n'ahandi hose, n'abo baba barahungiye n'ubundi bazaza bahanwe, nimba ari bo bagize uruhare, abagize uruhare mu kwica abatutsi. Abo bana b'igihugu rwose tugomba kubaba hafi, kuko tuvuge ko niba jenoside yarabaye 1999 kwito, kuko kugeza iyi saha uwo mwana ndakeka yaba afite imyaka 30. Imyaka 30 rero burya umuntu aba amajije kuba mukuru, kandi burya nta mwana utanga imbabazi, ko umwana we atekereza ibintu bya hafi, ko ibintu bya kure ntabwo yabitekereza. Rero so bivuga ngo umwana w'imyaka 30 ni umwana usobanukiwe, ni umwana wabasha, arakuze, ni umuntu mukuru, ni umuntu wabasha kuba yakumva, ukaba wamuha impanuro akumva, cyangwa se izo mbabazi akaba yazitanga. Ubwo rero niyo mpamvu twaje hano kugira ngo uwo mwana, birashoboka ko muri imyumvire y'abantu iratandukanye, birashoboka ko na n'iyi saha hari umuntu muri we ukinangiye umutima avuga ati twarahohotewe, natwe ibi bintu turashaka kubigarukamo, ariko gusa ntabwo byaba ari byiza. Urumva Alice?
ndakeka nawe uri muri iyo myaka kabisa. Yenda kuze urabibona ko nkuze, iyo myaka narayirenze. Gusa icyo dukeneye ni ukugira ngo tubasane imitima, batekereze u Rwanda rw'ejo hazaza, kuko ibyo ngibyo ntitukibande ku byahise, ahubwo turebe ibijya mbere, ibijya mbere, kuko ni rwo Rwanda rwacu rw'ejo hazaza rwiza, sibyo? Ubwo rero nawe wagira ikintu bivugaho, cyane ko muri iyo myaka nawe iyo myaka uyirimo, uracyari mutoya. Ese wowe ugerageza kubyitwaramo ute muri ubu buzima tubayemo muri iyi si? muri ubu buzima twagezemo ngiye kwiyakira, nagiye niyakira gake bigenda binshobokera. Nkongera nanone ngashimira Perezida Paul Kagame watumye u Rwanda ruva mu bwigunge rukava mu icuraburindi. N'ubu ingoma ye rwose niyogere, tuzakomeza kumutora. U Rwanda yarushyize ahantu heza, ahantu rero tugeze ntabwo twakwifuza n'ubundi gusubira inyuma, dusubire mu bihe byahise. Turacyari mu minsi 100 yo kwibuka abazize jenoside yakorewe Abatutsi. Rero ikintu nanone nabashishikariza ni uko u Rwanda nyine rwakomeza kurushyira imbere, nta kintu kirubangikanye nacyo. Nshimira perezida rwose cyane. Perezida ni umubyeyi mwiza, ni umubyeyi mwiza kuko hari ahantu yadukuye, ko nk'uko ubivuze u Rwanda rwacu rwari mu bwigunge, ariko ubu ngubu turi mu buyobozi bwiza bukunda abantu. Icyo gihe twavuga yuko abantu nta mitima, nta kimuntu bari bafite, sibyo? Ariko kugeza iyi saha umutima wa kimuntu n'utawufite ariko nawe bizamuvamo, sibyo? Rero niyo mpamvu tuba twaje hano kugira ngo dushishikarize abantu bagitekereza iyo myumvire mibi ibavemo, tubashe kugendana neza nk'uko umubyeyi wacu Paul Kagame ahora abitubwira. N'abana babuze ababo bakomeze kwihangana. Hari iterambere runaka, umwana ashobora kujya gukora akazi mu nganda runaka akiteza imbere. Ko uramutse utekereje ibyo ngibyo, ibyo byahise nta kintu wageraho, ni ukubyirengagiza. Gusa kubyibuka ni ukugira ngo n'ejo hazaza bitazongera ngo bigaruke. Nta kindi kintu kwibuka biba bidushishikariza, ni ukugira ngo tutazasubira muri urwo Rwanda rwo hambere, kuko rwakomerekeje imbaga y'abantu benshi. Niyo mpamvu rero tugomba kugira kwikurikirana, tukareba impande n'impande, mu ngo zacu, muri bagenzi bacu, mu rubyiruko rwacu rw'u Rwanda dufite, kugira ngo dusigasire ubuzima bwa kimuntu ku giti cy'umuntu n'igihugu cyose. U Rwanda rwacu turuha intebe, turufate turusigasire, dushimira perezida. Perezida ni umubyeyi, ni umubyeyi. Murakoze cyane rero Alice, wagize neza kuba twakoranye iki kiganiro. Babyeyi, rubyiruko, namwe murabe mubyumva, turabafite, muri abacu kandi tuzabahora imbere. Murakoze cyane. Murakoze.